nk'uko mwagiye mubibona mu minsi yashize, nayo indi nkuru yari imaze ikwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga atari iya muganga Chantal wareze Dr Nsabimana Ernest kumubenga. Tariki ya 24 z'ukwa cyenda 2025, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwemeje ko ikirego cya muganga Chantal wareze Dr Nsabimana Ernest wabaye minisitiri avuga ko bakundanye mwizeza ko bazabana, nyuma akamutenguha nta shingiro gifite, rumuca miliyoni 1 z'amafaranga y'u Rwanda. Gusa mbere y'uko dukomeza iki kiganiro cyose, ndasaba abo mushya kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube ukanda subscribe kugira ngo amakuru tubagezaho umunsi ku wundi ajye abageraho ku gihe. Muganga yavugaga ko yatunguwe no kubona Nsabimana ashatse undi mugore rwihishwa, kandi ko ubwo buriganya yamukoreye bwamuteye uburwayi bukomeye bw'agahinda gakabije ku buryo yavujwe n'umuryango we, ariko kugeza ubu bikaba byaranze. Yasabaga urukiko gutegeka Nsabimana Ernest kuryozwa indishyi zitandukanye zingana na miliyoni 406 zirimo n'amafaranga agomba kumufasha gukomeza kwivuza. Yaburanye avuga ko igikorwa yakoreye cyo kumubeshya urukundo cyamuteye uburwayi, bityo ko yari akwiriye guhabwa indishyi. Ku rundi ruhande, Iyamuremye Maurice wari uhagarariye Nsabimana Ernest muri uru rubanza yaburanye agaragaza ko iki kirego nta shingiro gifite, kubera ko Nsabimana atigeze akundana n'uwo mukobwa ndetse batanabanye. Agasaba ko Nsabimana yahabwa miliyoni 5 indishyi zo gushorwa mu manza n'igihembo cy'avoka. Urukiko rumaze gusuzuma imyiregurire y'impande zombi kwa 24 Nzeri 2025 rwatangaje icyemezo cyarwo. Rugaragaza ko mu isesengura urasanga impaka zishingiye kumenya niba hari igikorwa kibi Nsabimana Ernest yakoreye muganga Chantal cyamuviriyemo uburwayi ku buryo yabimuhera indishyi. Urukiko rusanga kuba muganga Chantal avuga ko ikibazo cy'ubuzima afite yabitewe n'uko Nsabimana atamushatse, ariko nta kimenyetso afite kibyemeza, kuko nubwo yagaragaje impapuro z'uko yivuje bitagaragaza ko uburwayi yaba afite yabutewe nawe. Byongeye kandi ifoto igaragaza ko yari ajunjamye, nayo ikaba itagaragaza ko kujunjama yabitewe na Nsabimana. Urukiko rusanga muganga Chantal atagaragaza ko uburwayi afite bukomoka ku kuba atarashakanye na Nsabimana, bityo ko naho yahera asaba indishyi, cyane ko usabwa indishyi ari uwakoze ikosa kandi ryagize icyo ryangiriza nyiri kurikorerwa. Urukiko rwagaragaje ko kugira ngo indishyi zitangwe, umuburanyi azisaba aba agomba kugaragaza ikosa ry'uwazisaba, ingaruka zaryo kuzisaba, naho ibi byombi bihuriye, kandi ibyo muganga Chantal akaba atarashoboye kubigaragaza. Urukiko kandi rusanga kuba muganga Chantal yarareze Nsabimana iki kirego kidafite ishingiro, agomba kuryozwa indishyi z'icyo gikorwa, akaba agomba guha Nsabimana ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda yo kuba yaramushoye mu rubanza ku maherere. Agenwe mu bushobozi bw'urukiko ndetse n'igihembo cy'avoka kingana n'ibihumbi 500, yose hamwe akaba miliyoni 1. Agenwe mu bushobozi bw'urukiko ndetse n'igihembo cy'avoka kingana n'ibihumbi 500, yose hamwe akaba miliyoni 1. Mushimiye bakurikiranye iki kiganiro cyose kugeza ku musozo, mukomeze gukora subscribe kuri Mugisha TV, ibiganiro byiza byo nakagaruka.